ikigeragezo cy'umugabo wanjye bakatiye imyaka 15 amaze y'umwaka wa 8 none mu by'ukuri Rufonsina ni iki wumva muri we uzafasha? Ndamubwira ngo nta mafaranga mfite, nta n'ubutunzi mfite, nta n'ibyo mfite ngo nzagusura nkugemurire, ariko mfite ikintu kimwe, ubutunzi butajya buhomba na gakeya. Arambwira ngo ubwo butunzi nibwo shaka. Ndamubwira ngo watanga miliyari ntibamurekure, yanabura nagatsindwa kandi afite n'ukuri, dose zigakomeza zikiyubika. Yego. Ndamubwira ntuzi ikintu bita gushora amavi hasi. Arambwira ngo ntago mbizi. Ndamubwira ngo reka ngushorere, ariko nawe nuja gukura uzibuke ko washoye amavi, wakemeye yuko wawundi wamuhamagaye wamushima. Ndashima Imana rwose mu kwa 9 2025 tariki 26 niho twasenze Imana, niho nari maze igihe unshize hano kuri chano yawe. Dusenga Imana, ndamubwira ngo 2026 umva ukuntu yarimbwiye, irambwiye ngo ukwezi kwa 4 utarakujyamo, itariki ntazimbwiye, ariko irambwiye ngo uzabona igitangaza, ikimenyetso hari umuntu uzaza kurwarira iwawe, azaza afatwe n'indwara y'amaguru. Arambwira ngo kandi n'ikindi nadakira ntago umugabo wawe azaza, ariko umugabo azaza uwo ngo agifite uburwayi, muzamurika kire atahera kisi. Ndi gushima Imana. Ejo bundi yaranyandikiye kuri WhatsApp afite amarira menshi cyane, arambwira ngo ndi umucecuru ariko nabaho mbonye igitangaza cy'Imana. Yes, reka mbasuhuza abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abe mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde. Reka ngushimire wafashe umwanya ugakanda subscribe ukadushyigikira, tukaba tuku umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikanda, nukuri ngusabiye umugisha. Yego, musi nafashe urugendo nk'ibisanzwe, nagiye kwirebera umukozi w'Imana. Wakwibaza uti Concorde yagiye kureba ndi, yagiye kumureba kuyihe mpamvu? Naje kureba umuhanuzi wacu witwa Dusabimana Alphonsine. Impamvu naje kumureba nta yindi, hari umuntu basenganye ndibuka mbibutse neza, dukorana ibiganiro na Alphonsine ni mu kwa 8 ku mwaka ushize. Mu kwa 9 hari umuntu wamuhamagaye, twe twashyizeho titire ngo n'umwana w'umukobwa uhamagara akaguhanura akakubwira n'itariki bizasohoreraho. Hari umumama wamuhamagaye mu kwa 9 ati nyabuna wambwira itariki, undi ati Imana itubwiye itariki turayivuga, iyo tubwiye ngo bizasohora mu kwezi runaka turakuvuga, iyo uvuze ngo ni mu mwaka runaka tuvuga uko Imana yagize ute yatubwiye. Nuko yarafite ikibazo cy'umugabo we wari ufunzwe yakatiwe imyaka 15. Nuko Alphonsine aramubwira ati Imana irambwiye ngo ukwezi kwa 4 kutaragera umugabo wawe azaba yatashye yavuye muri gereza. Ati kandi ikimenyetso nguhaye nuko hari umuntu ugiye kuza arwarira iwawe, namara gukira umugabo wawe azataha. Mw'iyi minsi rero uyu munsi tutariki 30 z'ukwezi kwa 3 ukwa 4 turakugeramo, umugabo wo mu mama yaratashye yarafunguwe kandi yaproposwaga imyaka 15. Yambwiye ati rero nge ntago ndajya kwikamera ngo mbivuge, ariko ugende mukora ikiganiro duhamye yuko abakozi b'Imana bawazanye baba barimo umwuka wera. Nicyo cyanzanye utangira ikiganiro kandi kirangize. Imana Mana ntabwo ujubeshya, iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya, ntabwo ujubeshya Mana narabibonye, iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene,
cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Utabaje Mana ari Rubavu, ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali. Ubwo iyo uvuze ngo uratabaye uba utabaye, ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu. Dusenge uganga Imana ituyobore. Turagushimye Mwami Imana, tugushimiza bwawe n'imibazi watugiriye, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Hari benshi babashije kuva mu mubiri, hari benshi bagize ibibazo bitatuma bavuga izina ryawe, ariko twebwe wemeye kuturinda, reka tukwamamaze tukuvuge. Icyo tugusabye ni imbaraga, icyo tugusabye ni imbabazi, kugira ngo uganze mu mitima yacu, kugira ngo uganze ku buzima bwacu. Reka unyemerere uzutangirane natwe, kandi unyemerere Mwuka Wera wawe abari uzenguruka hera hawe, niko tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Yego, uyu munsi tuyikuye tariki, uyu munsi turi tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Yego, turi kugenda twagiye. Niba turi amezi 3 mu mezi 12 twadusigaje 9, Imana ishimwe. Aya mezi 3 Imana yakomeje kugukoresha ibitangaza. Amezi 3 rwose Imana akomeje gukora imirimo n'ibitangaza. Yesu ntazahwema gukora, kandi nta nubwo azahwema kuvuga ku bamutegereje. Niko bimeze. Hari umuntu uhanuriye mwaya mezi birasohora, ariko nanjye ngira amagambo. Abantu rwose buguhanurira ni benshi cyane, bose nabavuga ngo mbarangize nkurikije cyangwa se nshingiye ku mirimo Imana irimo kugenda ikora. Muri izi minsi ndi kubwira abantu ngo wikwirarira cyangwa ngo wishire hejuru, ahubwo avuga ukuri kurya abantu, ariko iyi kinyoma kigaragaje ko cyagutsinda, Yesu ageraga akagutsindishiriza, habwira ngo bwiza umuntu kuri wigendere. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, nanjye ubwanjye kuba yarankijije uburwayi nkaba ndimo gukira, ndi gushima Imana uko biri. Yego, n'ubu ndumva urwaye grippe, byose ntabimvagaho, ariko bizashira. Yego, bizashira, niko bimeze. Ihangane. Imana igumugisha kuba wemeye kuza kuri kamera tukaganira. Niko bimeze rwose, impumugisha utagabanyije. Yego, nanjye ndawisabiye. Yego, nkubwira akantu. Yego, ufite amatsiko? Amatsiko menshi. Reka nkubwira abantu bagukunda. Yego, mfite amatsiko rwose, kandi buri hari n'abanyanga. Ngiye kukwibwira abonzi bagukunda. Yego, mfite akana k'imyaka 5 n'agakobwa. Yego, iyo ndi kweditinga ibiganiro akenshi tuba twicaranye. Yego, iyo abonye ari umuntu w'igitsina gore nyine w'umukobwa ahita ambaza ngo uyu na Alfonsina. Yego, bivuga ngo nyine ni wowe azi. Yego, make mu bagiye baca kuri cana cyane, ubwo nyine ni wowe yakunze. Abana bafite uko bakunda, nukuri urumva uwo ni umwana muto. Yego, umukuru titire twashyize ku kiganiro twakoze bwa mbere, twe tunicaye aha ndabyibuka kwa 8. Umuhungu wanjye mukuru niwe wambwiye ngo dadi twandikeho gutyo. Yego, kandi nukuri, kandi cyararebwe. Imana ishimwe, nukuri cyararebwe cyane. Imana ishimwe. Abo ni babiri. Yego, ubwo nyine n'undi mukobwa kuko mfite abakobwa 2 n'umuhungu, mvuze umuto n'umukuru. Yego, ubwo umukobwa mukuru nyine wabambwiye ngo dadi ngo nawe ngo uri umuhanuzi ngo mpanurira. Niko bimeze, ku ishuri nzabo wakangaye. Ese ko ntari umuhanuzi, so ngo ntukunda ngo n'abahanuzi ngo ba Alfonsina, ariko nabo banavuga bagahera kuri Alfonsina. Imana ishimwe rwose. Yego, twagiye madamu. Yego,
akenshi abiga umuntu akora ibintu sibyo uwiwawe akaba agushyigikiye madamu aba anshyigikiye mu ibiganiro nkora pe nta kibazo niyo nabuze ati karayima tigenda ujye mu murimo w'Imana ariko icyagusetsa yego ntabwo ibiganiro ajya afata umwanya wo kubireba yego atari iki cya Rufonsina nicyo ndeba Mana ishimwe mama ngo Rufonsina n'uwitwa Matenge yego nimwe nibyo biganiro areba akabirangiza ibindi niyo arebye anyuramo gutya gusa ariko ikiganiro cya Rufonsina ni cya Matenge ati ndabakunda ndabireba nkabirangiza Imana ishimwe cyane ukumva udafite ideni ryo kugira ngo tuzakorera ikiganiro mu rugo iwanjye wabasuye nanjye aka kanya mpise mbyifuza rwose umuryango wa Konkurude I love you rwose ndabakunda cyane ariko nanjye mpise ngera amatsiko rwose nukuri pe Imana izagufashe ubona akanya ikindi kiganiro tuzagikorere mu rugo nzaza kandi buriya tunicaranye rwose twaganira tugashikirana cyane Imana ishimwe rwose yarabikoze niko bimeze cyane rwose Imana izaca inzira izazica rwose ndabizi ako gakuru se kari gakenewe kari gakenewe burampaye Imana icyubahiro rwose nukuri umuntu uragukunda akubona uvuga kuri televiziyo cyangwa kuri telefone atarakureba amaso ku maso uko biri kose hari ico Yesu yasize nukuri yasize urukundo rwose agenda ruminjagira ruhera no kwa Konkurude rugenda n'ahandi hose yego Imana ishimwe cyane noneho nje abo nabi wanje mu kanya mutuyi yego mwana w'Imana mutuye niyo twe turi kuganira pe turi guca mu mateka uko cano yacu imeze niki ubwo twaje kureba tubona n'abakunzi ba Concord TV show bagukunda Imana ishimwe cyane ikiganiro kimaze kurebwa n'abantu benshi nicyo twakoranye twicaye ahangaha kimaze kurebwa n'ibihumbi 44 na hafi 45 niyo ndebye YouTube ikwereka ibiganiro 15 biba byararebwe cyane yego n'ibyo 15 njyasanga nka 7 byose ari ibyo twakora Imana ishimwe cyane ndayipepeye rwose nkabona muri 15 ngasanga nka 7 yego nibyo twakoranye Yesu araryoshe Alphonse karame reka mbikwereke nukuri urebe pe nukuri abantu baragukunze Imana igukomereze amaboko niko bimeze nanjye ndabakunda rwose bakomereze aho ngaho ngiye kuza mbikwereke turi kubireba niko bimeze rwose reba hano sibyo ibi ni ibiganiro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 na 2 na 3 na 4 15 yego urebe icyambere wa mwana w'umukobwa uvanura akakubwira itariki ni icyawe nicyo kiyoboye byose kimaze kwebwa n'ibihumbi 44 500 sibyo dusimbutsa kwikiye cy'amatenge babandi nyine madamu yavuze akunda kureba ibyo biganiro igikurikiyeho ni icyawe ibihumbi 9500 ubari byawe bibaye 2 ikindi iki ni icyawe 3300 maze kuba 3 iki ni wowe 300 iki ni wowe 3 urumva iki ni wowe 6 iki ni wowe 7 ariko Yesu araryoshe rwose 7 muri 15 bimaze kurebwa cyane nukuri urumva udakunzwe ahubwo ndakunzwe cyane nukuri ikomeze isiga amavuta rwose baze nukuri pe ikomeze gusiga amavuta niko bimeze ikomeze kwambika imbaraga yego nusure tubona bagukundira iki nibura nje ibi nibyo ndebye mvuze nabi wanje yego hari abandi baguhamagara akakubwira ati rwose turagukunda benshi cyane noneho nk'abana batoya njya ndangeza gusengera ababyeyi babo nkumva abana barimo kumpamagara ngo Alphonsina ngo warakoze ngo waransengeye nta nabazi kandi ari bato cyane ariko usibye amavuta ya Yesu kabiri hagakurikiraho ijambo ryitwa ukuri nta kindi bakankundisha amavuta ya Yesu nukuri nta kindi bakankunda atari ibyo ngibyo yego hari igihe ushobora kuvuga ijambo ukarivuga utitimanga ariko iyo urivuze urishigikiye urihagazemo neza nta cyatuma udakundwa kuko n'uyu
umugabo iyo abonye imbaraga ufite arakongeza akaguha izindi yarangiza agatanga urukundo hirya no hino bakagukunda batakuzi akenshi cyane rwose barabimbwira nkavuga ngo mana niki naguhaye niki ariko burya ni Yesu wemeye kugira ngo yamaraso yave ku musaraba nanjye yansige isura yanjye ikundwe. Yego isura yanjye ishobora kuba ari nziza ariko ntibankunde ariko ijambo rya nyiri ijambo umwuka wera utavangiye uwo nguwo ijambo uhagazeho iyo urivuga ntacatuma batagukunda. Mana ishimwe niko bimeze. ubwo abana banjye n'umudamu ntibagukunda nje nkwanga niko njye watumye bagira ute ni wowe watumye bankunda banamenye njye watumye bakumenya ibyo gukunda njye wabateretsemo ngo nimukunda Alphonsine babyiyumvisemo mu mutima babyiyumvisemo njye maze kukuzana tumaze kugira ariko nanjye yuko uvuga ijambo banumva ndi gufashwa cyane. Yego Imana ishimwe uzajya ujya mu mwuka uzi ikintu dupfa bigeraho biryoshye bikageraho biryoshye numva ijambo Imana yampaye ni yego nyine nkumva wakomeza. ni byiza kwarura ibiryo byose ukabimaramo ntago biba ari byiza ariko nanone iyo usuye abantu abavandimwe bawe ukavuga menshi ukarambirana babona utangiye kurambirana cyane ariko nanone uvuga iby'ingenzi bikugenza ukagenda kugira ngo niwongera kugaruka bazongera bakwakire baguhe karibu mu izina rya Yesu. niko bimeze rwose. Yo Imana iguhe umugisha n'ukuri. Yego gira icyo ubwira abo bantu bagukunda. Nukuri rwose abakunzi ba Concorde TV show ndabakunda cyane bimvuye ku mutima nanjye ndabakunda ntago mwabyumva nk'umuntu mpamagara akabana ntago mufashe ntago yakumva yuko mukunda ariko uko biri kose nge ndabakunda nta rurimi rw'uburyarya n'umutima wuzuye urukundo. Yego niko bimeze rwose. guhamagara ntumwitabe ntago ari uko bumwanze ntago mba mwanze rwose biterwa n'igihe hari igihe umuntu amamagara yamara kumpamagara nkamuha igihe cyo kumusengera ariko cyagiye yampamagara mwumva mwuka wera ntaganyemeza kumusengera icyo gihe nkamureka. hari ushobora kumva iki kiganiro agasanga nawe biba gutyo isaha ntabwo iragera y'ubutabazi isaha ntabwo yari yagera yo kugira ngo Alphonsine agusengere. Yego perutse gusengera umuntu Concorde arabamagara yaramaze imyaka 10 twatumaze igihe turi gusenga. Yego yakundaga kumpamagara akavuga ati 500 ufite uyo yonyine akiragenda ujye kugura amayinite ubona ukuntu usengera ubwoko bw'Imana ariko nawe arambwira ati Alphonsine mfite ikigeragezo cy'umugabo wanjye bakatiye imyaka 15 amaze y'umwaka wa 8 none mu by'ukuri Alphonsine niki wumva muri we uzafasha ndamubwira ngo nta mafaranga mfite nta n'ubutunzi mfite nta n'ibyo mfite ngo nzagusura nkugemurire ariko ikintu kimwe ubutunzi butajya buhomba na gakeya arambwira ngo ubwo butunzi nibwo shaka ndamubwira ngo watanga miliyari ntibamurekure yanabura nagatsindwa kandi afite n'ukuri dose zigakomeza zikiyubika. Yego ndamubwira ntuzi ikintu bita gushora amavi hasi arambwira ngo ntago mbizi ndamubwira ngo reka ngushorere ariko nawe nuja gukura uzibuke kuwashoya amavi wakemeye yuko wundi wamuhamagaye wamushima. ndashima Imana rwose mu kwa 9 2025 tariki 26 niho twasenze Imana niho nari maze igihe unshize hano kuri chano yawe dusenga Imana ndamubwira ngo 2026 umva ukuntu yarimbwiye irambwiye ngo ukwezi kwa 5 utarakujyamo itariki ntazimbwiye ariko irambwiye ngo uzabona igitangaza ikimenyetso hari umuntu uzaza kurwarira iwawe azaza afatwe n'indwara y'amaguru arambwira ngo kandi n'ikindi nadakira ntago umugabo wawe azaza ariko umugabo azaza uwo ngo agifite uburwayi muzamurika kire atahe yarakize. ndi gushima Imana. ejo bundi yaranyandikiye kuri WhatsApp afite amarira menshi cyane arambwira ngo ndi umucecuru ariko nabaho mbonye igitangaza cy'Imana nanje nari ntangiye kwiheba kuko buri kanya yampuzaga ku gitutu ariko mbwira ngo senga ariko burya Imana yacu ntago ibesha narababwiye ngo uzagira umugisha akamamagara tugahuza tugasenga azaza nyomoze nimbibye Imana yambwiye bitarasohoye nanjye nongera nsubire kuwantumye mubaze ngo none nukubera
kuki wanyosheje akaba utabikora. Yego niko bimeze. Umubyeyi yarize mu gahinda kenshi, Mose ziramfata nanjye ndariraho nari nicaye. Ndangije ndavuga ngo ariko Mana waduhamagariye igihe, ariko igihe wampamagariye ni iki ngiki kankomeze ngikorere. Ndashima Imana rero, umutware we yaraburanye mu by'ukuri aratsinda imyaka 15, ubwo yaragiye gutangira umwaka wa 10. Imyaka 15 aratsinda, arangije gutsinda baramufungura arataha. Na wa wundi yarakize ejo bundi kuwa kabiri w'ikindi niho yakize baramusezerera arataha. Ndi gushima Imana kuko yarambwira ati Alfonsina nugera kuri kamera uzavuga imirimo n'ibitangaza kuko ntago nshobojwe kuza ngo mbivuge uburyo ufite umwuka w'Imana. Ahari hose nta kiganiro cyacu gisohoka te kukireba. Arabyumva ko nashini uzabibona muri comment. Yaravuze ntuzamuvuga amazina. Ego nibagarye. Yego ntabwo amazina ye nyazi. Nta nubwo yazi. Ntago nyazi rwose. Isura kuri telefone nabwo ubwo isura niyo ngenda ndi kureba kuri profile. Wasanga ni foto iri hatari. Nta nubwo namenya ngo ni ibiki, usibye ko ntago amazina nyazi. Niko bimeze. Icyuzi nuko Imana ibyo yakubwiye ngo umubwire warabimubwiye, kandi ugushima Imana yuko yabisoje mu kwezi kwa gatatu. Nukuri yarabisoje nanjye byarantunguye, kandi nkunda kubwira abantu ngo nkwifurije gutungurana ku mudugudu mu kigeragezo, nkwifurije gutungurana ngo kitazakubaho ari uko abantu bakubwiye, ahubwo tungurana mu izina rya Yesu. Yego. Karibu n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana ni ingenzi kusumbya ibindi byose. Ego ijambo ry'Imana rirubaka, kandi umuhanuzi ashobora kujya mu mwuka akaguhanurira bigatinda, ariko ijambo ry'Imana ntabwo bijya bitinda, ahubwo bisohora vuba byihuse. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 86. Zaburi ya 86 kadusome mu izina rya Yesu. Conclude dufashe udusomere Zaburi ya 86. Yego. Zaburi umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 6 turajyana. Yego. Zaburi ya 86. Yego. Zaburi ya 86. Gusenga kwa Dawidi. Yego. Uwiteka ntegera ugutwi usubirize. Ngo Uwiteka ntegera ugutwi usubize. Uwiteka gutegeye ugutwi agiye kugusubiza mu izina rya Yesu. Kuko ndi umunyamubabaro n'umukene. Ngo kuko ndi umunyamubabaro, nawe udukurikiye uri umunyamubabaro, hari ibyatumye ugira agahinda uhinduka umukene mu mutima. Amen. Rindira umutima wanjye kuko ndi umukunzi wawe Mana yanjye. Rindira umutima wanjye nase wumva icyo umutima ugusaba. Ngo kuko ndi umukunzi wawe, kuko ndi umukozi wawe, kuko ndi umwana wawe. Tegera ugutwi Mwami nyiribihe ijambo, tegera ugutwi ibyifuzo by'ubwoko bwawe mu izina ryawe. Kiza umugaragu wawe ukwiringira. Ngo kiza umugaragu wawe bivuze ngo Uwiteka kukagutegeye amatwi, agiye kugukiza uri umugabo, agiye kugukiza uri umubyeyi, ndetse yongera gukiza uri n'urubyiruko mu izina rya Yesu. Mwami mbabarira kuko ari wowe ntakira umunsi ukira. Ngo Mwami mbabarira ngo kuko ibibazo byanjye byose ngo niweho ntakira umunsi ukira. Watakira umuhanuzi agasenga ntihagire igihinduka, watakira ababyeyi bawe bakize, ugatakira imiryango, ariko ikigeragezo waba ufite ntihagire n'ikintu na kimwe gihinduka. Wishimishiriza umutima w'umugaragu wawe kuko ari wowe Mwami ncururira umutima. Uwiteka muri make ashimisha imitima yanyu, ariko namwe mugira ibyo murambika, ngo nimurambike ibyo mukenyereyeho, ngo maze ubutumwa bw'Imana bubahindure, ngo kandi nibubahindura muzahindura n'abandi. Amen. Kuko wowe Mwami uri mwiza, witeguye kubabarira, kandi wuzuye imbabazi kuba kwambaza bose. Ngo Yesu ni mwiza, ngo yiteguye kukubabarira. Waba umusambanyi, Yesu yiteguye kukubabarira, ndetse waba uri n'umusinzi ariko ugakunda ijambo, ndetse waba ufite n'ibindi byaha bya karande byanze kukuvaho, ariko ukeneye ijambo ryo kugira ngo Yesu akubabarire, kuko uri umunyantege nkeya, kuko uri umunyamubabaro. Cya bugufi Yesu yongera kubabarire, agaruka aza gutegera ugutwi
yumve gusenga kwawe. Uwiteka tegera ugutwi gusenga kwanjye, tyariza ugutwi ijwi ryo kwinginga kwanjye. Ku munsi w'amakuba yanjye no kubw'ibyago byanjye nzakwambaza kuko uzansubiza. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye ngo Uwiteka ategera ugutwi, Uwiteka yateze amatwi, ngo ku munsi w'amakuba, ku munsi wo kumwara ku buzima bwawe, Uwiteka na nyuma ya zera arakora. ngo nubwo urugamba rukomeye, munyamasengesho niho rugiye kurangira, nubwo ubona yuko iherezo ryabaye, muvandimwe reka nkubwire, niho bigiye kurangira. Izo karanda zikigufashe niho zigiye kurangira, kuko Uwiteka agiye gutega ugutwi akabyumva, ariko ntabwo yaguha ubutabazi atarakugerageza. Yesu nawe ico nabonye, arakureka Satani akagufata, yamara kugukandagira akakujajanga, ariko akanga gutanga ubugingo bwawe. Yamara kubona Satani akunogeje, Yesu akakugaruka akagusigaho amavuta. iyo amajije kugusiga amavuta, buri umwe wese aragukunda. Mugenzi wanje, nshuti y'umusaraba, niki wumva ushaka, ariko kankubwira ko ibyo ushaka utararambika ibyo ukenyereyeho, Yesu ntabwo yakubona. Kanongere nkubwire itangazo ngo nyuma y'ubwo buzima urimo hari ubundi buzima. Nyuma y'amateka ubona ashaririye, hari amateka yo gushima. Nkunda kubabwira ngo uko bakwiteze ngo ugiye kumwara, kuko itegura uri mu mashimwe bizabagora. Ngusabiye gutungurana ku musozi, ngusabiye kubona amashimwe, kandi ngusabiye kugira ngo usenge isengesho Uwiteka gutegera amatwi. Twakire neza ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Yego, Imana ishimwe mukozi w'Imana. Imana iguhe umugisha kubwo kwitanga ukaza tukaganira imbaraga z'Imana. Uwo muntu wasengeye bigasora akavuga ati nyaboneka uzaza ushimira Imana kuri kamera, ubwire kugira ngo abantu bamenye yuko Imana igukoresha ari Imana isezeranya igasohoza. Imana iguhe umugisha. Amen. Gatugane ku musozo, n'ubundi utanga nimero kugira ngo undi wakumva akeneye ko wamusengera azaguhamagare, n'ubundi dusoreze n'isengesho. Imana ishimwe cyane. 079 63 81 27 iba kuri WhatsApp ni 073 85 68 780. Shalom, ndabakunda cyane. Uri Imana yacu bwite, ugira neza bugaca bukira. Yesu Kristo, ijambo ryawe nyiribihe riratubwiye ngo uzadutegera ugutwi. Uyu mwanya nsengeye abadukurikira bose, wongere buri umwe wese atarabumbura akanwa ngo avuge ikimugenza n'ikiri muri ku mutima. Ubanza umuhereza ikimenyetso cy'ibyiza, nurangiza mwami nyiribihe ugere mu mutima, abanza yiyeze yihane. Niyamara kwatura, nawe umwaturura umutima we, nurangiza kuwatura ugakira ukera. Umuhereza ikimenyetso cy'ibyiza, kandi umuhereza ingingo ifatika. Ngusabye nize ko nta kizakunanira mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen.